ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Dutakaje twari cyane. Aho yari yicaye mu rugo wageze hano usanga ukabona n'umugabo ufite icicaro muhaye muganira buri gihe ukonje akamubwira ati tugiye kugushingira akambwira ati ese wabonye umukobwa tuzakubona. Umukobwa arahari akishima agaseka akadutera ipindi tugaseka tugataha twanezerewe. Tarakomeza hari abantu b'abasaza n'abakecuru bahagaze hanze kugira ngo n'ubundi abantu batoya bagikomeye gushobora guhagarara. Dushimira Imana kuri kwa mudogo hano kuri ibi bibaye ari hano kuko yaramumiranye kuza muri iki gihugu. Bakuru be baragerageza aravuga ngo azaguma hariya hakurya kuko yari mu Rwanda, ariko shimira Imana ko kuri ibi byabaye ahari. Dufite umuryango munini cyane iratatanye ariko irahari. Yesu ashimwe. Shimira Imana kubwo kwihangana hano muzehe. Shimiye kuri Mudogo kubwo kwihanganira ibibazo yahuye nazo kuva kera kugeza aya masaha. Ndamushimiye Imana mu ijuru imuhumugisha kandi ikomeza kumwambika imbaraga kuko imbuto yeze niterwa igiti, imbuto yeze niterwa imishugushyu. Yesu ashimwe. Uyu muntu yahuye n'ibintu bidasanzwe bidari twabanaho. Jewe iyo nashaka ndasirandagaruka tuwe iwacu ari umwana tiwokumva n'ijambo rye yimutumye niyo yashaka. Base wabo ntibamubona kuko yari kamurumuna wabo neza yarasuye mu cyimbo cya se watambutse. Yesu ashimwe. Amen. Yari ikintu gikomeye mu muryango. Base wabo niyo basanzwe bahabaganira ukagira ngo none ni umugabo wareba uko ameze wumva ibintu bihari muvamo ukavuga ngo ese uyu muntu none mperuka hano turatarama tumare gutarama baririmba indirimbo ziri hasi wacu. Ndatangara n'umurumuna wo urwaye wasigaye bakaje indirimbo imbere zose uko zigeze byagiriye gute nimwe bata. Ndatangara. Shimira Imana cyane. Shimira Imana kuko atashe neza. Shimira Imana ko atashe ari intore y'Imana. Yesu ashimwe. Agiye ari kumubebe, agiye ari kumumarayika. Nta kintu twigeze kumubonaho. Je nabanye nawe ari uruhinja kugeza kuri uru rwego. Nta kintu nigeze kumubonaho habarakira. Shimiye kuba ababyeyi bacu abari hano n'abatari hano bihanganiye runo rugo, bihanganira ibibazo by'aba bantu kugeza kuri uyu munsi wa none bidarazamuka. Yesu ashimwe cyane.